Tubahaye ikaze, turongeye turabasuhuje aho uherereye aho ariho hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse na ba bandi tutakirengagiza bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe tubahaye ikaze. Nk'uko muri kubibona imbere ya kamera yanyu hari umumama mwiza, nk'uko musanzwe mumumenyereye, ariko niba ari ubwa mbere uje kuri ino shene yacu, reka atangire atwibwira. Mu gihe ari kutwibwira rero, ibuka gukora subscribe, ibuka kubana natwe, ibuka gukora kuri ako kazogera kugira ngo nitujya dushyiraho ikindi kiganiro ujye ukibona, ukibonere ku gihe. Iyo niyo nkunga yawe tugusabye nimba ari ubwa mbere ujoininze uyu muyoboro wacu. Twabaha ikaze mugatangira mwibwira abantu. Amahoro y'Imana nabane namwe, abashoboje mu ndamukanyo yacu, umurimo w'Imana, bagushimiye kudufasha kwamamaza. Ese tutarajya kure, mise ngira ikibazo cy'amatsiko, nk'umuntu wa mbere uramutse aje hano kuri uyu muyoboro akaba aribwo akubonye, ese twamusobanurira ko Mukakarangwa ari umuntu watangiye ivugabutumwa ryari? Ku myaka yawe 9 ubu watangiye, ni nka kwa kundi bihera mu rusengero cyangwa byatangiye gute? Okay. Ni ukuri tugiye kubana natwe, niba ari ubwa mbere ujoininze aha ngaha, turabizi ubwo subscribe urangije kuyiduha, rero reka twakire akomeze atugezeho ijambo yaduteguriye. Umwanya ubu ni uwanyu. Yego. Koko Yesu, ushimwe iteka ryose, mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Koko Yesu, ushimwe iteka ryose, mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Satani amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu, mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Satani amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu, mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Haleluya. Turashimira Yesu
wakuyeho ibintu byose byari byaratugize imbata. Imana ishimwe. Muri rindi yararembye aravuga ngo koko Yesu wagize neza kuko wemeye kutubera igitambo, wamara kutubera igitambo ugahita ukuraho ibintu byose byari byaratugize imbata, arabikora habimaraho. Imana amen. tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana. Turasoma Yohana ibice 20, tusome kuva ku murongo wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Handitse ngo Yesu yereka abigishwa be Toma adahari. Nuko kuri uwo munsi w'ubugorozi ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bateraniye ko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Ko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazababarira, abo mutazababarira bose bazaba batababarira. Ariko Toma, umwe wo muri bo 12 bitaga yari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Icyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati tubonye Yohana. Nawe arababwira ati nintabona inkoko n'impereri mu biganza bye ngo nzisiremo urutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu yemera. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Intego iravuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Niyo ntego mfite. Amahoro y'Imana abe muri mwe kuko umwami Yesu ikintu cyamuzanye mu isi ahanini cyari cyo kugira ngo abashe kuduha amahoro. Igihe umuntu aba afite ibyaha aremerewe cyane aba yumva nta mahoro afite. Igihe umuntu aba yibereye hahandi hirya kure ntabwo aba azi ibyo yuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Mbere ho Yesu atarazana n'igitambo byabaga ngombwa ko habagaho abantu babaga barobanuwe. Abo bantu bakaba ari bo baza imbere y'Imana bagatambira abandi. Hanyuma ngo Yesu amaze kuza umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, bivuga ngo buri wese azajya yigererayo. Niyo mpamvu umuntu iyo abasha kwigererayo ni nayo mpamvu abasha no kubona amahoro ku giti. Nuko Yesu ngo amaze kuzuka arazamuka, ariko ku wa mbere w'iminsi 7 yibuka ko hari abo yasize. Imana ibyibutse nawe nanjye Imana imwibuke. Yibuka ko hari intumwa bagendanaga yaherukaga ubwo bari bamaze kumufata bamutandukanya nazo, ariko ntabwo yagiye ngo azibagirwe, yarabyibutse. Bivuze ngo uko byagenda kose inzira wacamo gukiranuka wagerageza gucamo ukagera imbere bikanga, ariko ntabwo Yesu akureka iyo yabonye waramwizeye ubishyize neza. Nuko ngarangije aravuga ngo reka ngiye gusura abigishwa banjye. Ababonekera ngo bari bikingiranye, so batarabona umwuka wera bari bafite ubwoba kuko bari bakiri mu mubiri. Iyo umuntu ari mu mubiri adafite umwuka wera abasha kugira ubwoba bw'ibizamubaho, agatsinyira urupfu akumva ntabwo biri buze. Ariko iyo ari mu mwuka wera abasha gutinya. Nuko ngo maze Yesu rero arabasanga bari bikingiranye. Amaze kubasanga arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Nawe hari ahantu uri kano kanya. Haleluya. Hari ahantu ndagira ngo musabire ngo Yesu ahagusange, aho wikingiraniye aho ngaho, aho wumva yuko byarangiye. Yesu ahagusanga kubwira amahoro yabe muri wowe. Niwakira amahoro biragenda neza. Ngabahuhaho arababwira ngo yere aka kanya hari ubutware bundi mbazaniye. Arababwira ngo aka kanya ndabatumye ngo uwo muzababarira ibyaha azaba bibabarira,
ariho dukura rya jambo ryo kwatura biciye nko gusenga. Yesu akavuga 2 cyangwa 3 nzabana nawe. Ntarindiriye kujya ku muntu runaka ubishinzwe, ibyo byabaga kera ataraza. Ubwo yahise avuga uwo muzabare byazabibabare. Ntihanda abantu bahura ari 2 bagiye gusenga bakabwirana, bakavuga Imana ibabarira akoze ibintu nawe ukamubwira Imana ikababarira. Bikaba birarangiye utiriwe ujya kureba umutambyi runaka yarabirangiye. Hanyuma arangiza arababwira ngo kandi nimugende mwumve yuko muri kumwe nanjye. Nibwo rero ngo Toma we ntiyarahari, abarinji ahageze baramubwira bati twabonye umwami Yesu. Aravuga ati wapi? Namwibonera. Haleluya. Ngo nibonere inkovu, nibonere ibiganza bye kirimo n'urutoki, ntabwo ntabyemera. Bivuze ngo mu isi haba abantu babiri, hari abantu badahita bemera, hariho n'abahita bemera, ariko Imana igushyire mu mubare w'abemera abo baba batamubonye. Yesu nawe yaje kuza aramwiyereka, yemera yamubonye. Ariko najyaga nkubwire ngo niba bakubwira Imana hari ibintu yanga, gerageza gutandukana. Niba bakubwira ngo iyi nzira ntabwo ari nziza, gerageza kubyumva utiriwe utegereza ko nawe Yesu aza ngo umurebe inkovu, kandi uri kubyumva yuko yazutse usoma n'ijambo ry'Imana. Nuko Petero rero aza kuza guhamya umwami Yesu ubwo yaramaze kubona umwuka we. Nawe uyu mwanya ndagira ngo wowe udukurikiye wibaze ngo mbese mu bantu bari bikingiranye muri izo ntumwa ko bamubonye, nanjye namubona gute? Reka rero duhereze akanya uwo turi kumwe iwacu, nimba cyatubaza n'abatubaze, n'aho uherereye hose uraboneraho igikorwa. Njye nshaka kubariza nk'umuntu uri kukureba hano, ese nka kuriya ujya mu rusengero cyangwa se ujya nk'ahantu ukaba uri kumwe n'umuntu mukasenga mwese muri gusengera hamwe mukabwirana, reka mvuge ngo byandi mushaka kwihana, ese hariya bimeze nk'aho uri kubibwira Imana, ese ubabarirwa nk'umuntu wabivuze asa nk'aho ari kubibwira Imana cyangwa bimeze gute? Ubabarirwa nk'umuntu wabibwiye Imana kuko Yesu yaba yarabisobanuye. Hari yavuze ngo kuva kuri 2 nibaterana nzabana nabo, anabwira intumwa ngo bababarira ibyaha bababariwe, bamutoza yabarira bisaba. None se nka kuriya agera aho ngaho akifata akavuga ngo njye ntago nabwira kino kintu mugenzi wanjye atanseka, ese nk'icyo ukivugaho iki? Nsingiye ko biri bivuga ibyo mbere byari biri, ariko nyine abantu basigaye bavuga ngo wese afite ukuntu abana n'Imana, ariko ntabwo tubuze gufata ibiriya ngo tubizi. Ibyiza ni uko nyine wese igice cya mbere ngo ibyiza ni uko mwabikora, ariko nyine bitabyumva nyine wakora uko ubyumva, ariko ibyiza wabikora bikagenda neza. Nk'uko wari ubitubwiye, iyo umuntu ari kubwira mugenzi we bimeze nk'aho ari kubwira Imana. Ese reka dufate nk'urugero, hari ijambo wari udusomeye mu kanya, ese kuki reka tugaruke kuri Tomasi, niwe wari udusomeyeho, wari utubwiye ko yanze kwemera. Ese tugendeye kuri Bibiliya, Tomasi yari umuntu umeze gute mu busanzwe? Ntabwo yakundaga guhita yemera. Inyuma se yaje kwemera? Ko akimara kubona Yesu nawe yaraje umurongo wa 28. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko ubonye. Yesu amubwira Yesu ariko umuntu wese yatambuye, ariko amubonye yaramwizeye, ariko nyuma amaze kubona umwuka Yesu aravuga umuntu ni umuntu wese unyizeye nk'uko natwe twakurikije Bibiliya tugakomeza kumwizera. Rero Yesu ahumugisha umuntu wese udukurikiye. Wenda ku bandi bantu bashaka kujya bamubaza
cyangwa se bakaba basenganira hamwe. Ndi kumva mbere yo kugira ngo dusenge Imana ngo dusoze, wabanza ukabaha nimero zawe, ugushaka akajya guhamagara. 07 42 0 16 10. Uwagushaka yajya guhamagara kuri iyo nimero, mukaba mwasengera hamwe. Ndi kumva wadushyira imbere y'Imana tugasoza. Watubereye Imana ubana nawe kwiyemeje ubuzima Yesu uri kugusaba abaratira babarika urabanga aya masaha turi kumwe n'ubwoko bwawe, twarimo tuganira ijambo ryawe, uburyo wiyeretse abigishwa bawe urababwira ngo babama. Hari ibyo wababwiye bemerewe gukora. Natwe nyemera umuntu wese udukurikiye umuha amahoro, yaba arwaye umukiza umuha amahoro, yaba hari ahantu agutegerereje umuha amahoro. Utanze amahoro nta muntu usohoka hano ugira ikintu arenzaho. Gereza amahoro umuntu wese, kandi utange n'umugisha ku muntu wese ukugera akubonye, akomeze bwirwa no kugutegereza. Tugusabye twizeye ko twumvise kandi tubikoze mu izina rya Yesu w'abambere. Amen.